Ikaze bakunzi bacu, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro inkuru y'umunsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwigira hamwe isezerano rishya. Ese mu by'ukuri koko ni iki uzi ku isezerano rishya? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buboneka mu isezerano rishya, ariko se ni irihe sano riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya? Iri sezerano rifite akahe kamaro ku mukristo w'iki gihe? Ese ni bande banditse biriya bitabo bigize iki kiragano? Isezerano rishya abandi baryita ikiragano gishya cyangwa isezerano rya Yesu Kristo. Ni ihuriro ry'ibitabo biza bikurikiye ibyo mu isezerano rya kera cyangwa isezerano rishaje muri Bibiliya. Iri sezerano rishya muri rusange ryuzuza isezerano rya kera. Nubwo Yesu kandi avugwa cyane mu isezerano rishya, bigaragara ko uhereye mu gitabo cy'itangiriro kugeza mu byahishuwe, ibyanditswe byose ariwe byabaga bivugaho. Mu isezerano rya kera Imana yahaye amategeko ubwoko bwayo yari yaratoranyije aribwo bw'Abisiraheli ibinyujije kuri Mose. Nubwo kandi bahawe aya mategeko, ariko byaje kurangira bibananiye kuyakurikiza nk'uko Imana yabibasabaga. Mu isezerano rishya hagaragara ko umugambi wahindutse, maze Imana ikohereza Yesu Kristo ngo aze gutanga agakiza. Agakiza katazanwa n'imirimo y'amaboko, ahubwo kazanwa no kwizera n'ubuntu. Nyuma y'umuhanuzi Malaki habayeho imyaka igera kuri 400 yo guceceka, najwi ry'umuhanuzi ryumvikanye ndetse nta n'ikindi kivuga Imana cyagaragaye. Igikomeye kurutaho rero nuko ibitabo byanditswe muri icyo gihe cy'iyo myaka 400 bitabashije gushyirwa mu bitabo byahumetswe n'Imana ngo byemezwe bishyirwe muri Bibiliya nk'uko tuyifite ubu. Mu isezerano rya kera kandi tubona ko harimo amasezerano menshi y'imigisha Imana yagiye iha abantu. Nubwo ariko byari bimeze gutyo, hari icyo abantu basabwaga gukora kugira ngo babone iyo migisha. Habagamo niba ukoze iki uzahabwa iki. Wagombaga rero kubanza kubahiriza itegeko runaka kugira ngo uhabwe umugisha runaka. Ndetse kandi tunahereye kuri Aburahamu sekuruza w'abizera, abantu bose bari abanyamugisha. Ayo masezerano bayahawe biturutse kuri Aburahamu sekuru w'abizera bose. Ibi kandi bigaragara mu gitabo cy'Abagalati igice cya 3:8. Ibi kandi bikaba byemeza ko Kristo bwari gahunda Imana yateguye kuva kera. Reka nanjye nkwibarize, ese bavuze isezerano rishya kuri wumva iki? Ijambo isezerano rishya rifite aho rihuriye cyane n'isezerano Imana yagiranye n'abantu ibinyujije muri Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege akaba n'umwami wacu. Kubizera iri ni isezerano ryahamijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, ni ikimenyetso kandi gikomeye hagati yacu n'Imana. Nk'uko tubizi, isezerano rishya ntabwo ari igitabo kimwe, ahubwo ni ihuriro ry'ibitabo 27. Nyuma y'uko Yesu apfuye akazuka agasubira mu ijuru, mu kinyejana cya 4 ibitabo bigize isezerano rishya byarateguwe bishyirwa ku murongo, aho bamwe mu banditsi b'ibi bitabo babanye na Yesu imbona nkubone, abandi bakaba baramwumvise bya hafi. Urugero navuga ni Pawulo intumwa, akaba ari we wanditse ibitabo byinshi mu isezerano rishya. Nigeze kandi ahura cyangwa ngo abane na Yesu Kristo amaso ku maso. Abantu benshi kandi bemera ko isezerano rishya ryanditswe n'abantu 8, abandi bakavuga 9. Gusa ibi ntacyo bitwaye mu gihe tuzi ko Imana ariyo mwanditsi w'ukuri wa Bibiliya. Ibitabo 4 byiswe ubutumwa bwiza nibyo bitangira isezerano rishya. Ijambo ubutumwa bwiza bisobanura inkuru nziza, kandi inkuru nziza ni y'isi yose. Ntabwo inkuru nziza ari y'Abisiraheli gusa. Mu isezerano rya kera tubonamo ko Yesu yahanuwe inshuro zirenga 30 zagiye zisohora mu isezerano rishya. Ibi bikaba byerekana isano isezerano rishya n'isezerano rya kera bifitanye. Nk'uko kuraga bitakorwa keretse ubikora apfuye, niko na Kristo yagombaga gupfa kugira ngo turagwe ubugingo buzanwa n'agakiza ko kwizera Kristo. Ntabwo byari kudukundira kandi guhabwa impano y'agakiza Kristo adapfuye. Iri sezerano rishya rero ryari umugambi w'Imana nk'uko tubisanga mu itangiriro igice cya 3:15, aho Imana ivuga ko hazaba urwango hagati ya Satani n'umugore, bityo urubyaro rwe rukazamenagura umutwe Satani. Inkuru nziza enye zanditswe n'abagabo 4 bari baziranye na Yesu. Uyu witwa Matayo ari nawe Levi yabaye umukoresha w'ikoro cyangwa umusoresha, yari umwe mu bigishwa ba Yesu. Bigaragara ko kandi Matayo yari azi cyane iby'isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera hari harimo ubuhanuzi burenga 60 bwasohoreye mu gitabo cya Matayo. Ikindi kandi abasoresha bari abantu batagira ubakunda, byatumye na Yesu bamunenga kubera guhitamo umusoresha w'ikoro. Mu kwandika kwe Matayo yagerageje kwerekana ko Yesu yujuje isezerano ryo kugaruka kwa Mesiya. Matayo yerekanye ubwami bwa Yesu nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Ibisekuruza byo bigaragara muri iki gitabo biha agaciro cyane ubutware bwa Yesu nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Ibi kandi byanditswe muri Yeremiya igice cya 23:5, aho avuga kuza kwa Yesu nk'intare yo mu rubyaro rwa Dawidi uzategeka isi. Reka turebe kuri Mariko. Mu nkuru nziza ya 2 muri enye zo mu isezerano rishya, bakeka ko yaba yaranditswe na Yohana witwaga Mariko, akaba ari umuhungu wa Mariya w'i Yerusalemu, akaba yarafitanye kandi isano na Barinabasi. Uyu kandi yagendanaga na Petero, bikaba ariho byavuye ko bamwe mu basesenguzi ba Bibiliya bizera ko iki gitabo cyaba cyaranditswe na Petero, aho Mariko yerekana Yesu nk'umugaragu, umuntu wicisha bugufi akorera abandi. Ibitangaza 19 bigaragara muri Mariko 8 birebana no gukiza indwara, 5 byerekana imbaraga za Yesu ku byaremwe, naho 4
bikerekana ubushobozi bwe ku madayimoni, naho 2 bikerekana ubushobozi bwe ku rupfu. Inkuru nziza ya Luka yanditswe na Luka wari umuganga. Bivuga kandi ko Luka yari inshuti cyane ya Pawulo kandi ashobora kuba yari umuganga we. Mu butumwa bwiza bwa Luka, Yesu yerekanywe nk'umwana w'umuntu, yibanda cyane kandi ku buntu Imana yagiriye abantu ibohereza umwana wayo Yesu Kristo. Luka kandi aha agaciro cyane isengesho mu gitabo cye. Niwe mwanditsi kandi wavuze cyane ku bagore, ndetse Luka ntabwo yanditse byinshi bihuye n'iby'abandi banditsi. 1/2 cy'ibyanditse kirihariye, ndetse agaragaza Yesu avuka, ubuzima bwe no gusubira mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ku rundi ruhande nabwo bwerekana Yesu nk'Imana. Umwanditsi w'iki gitabo ni Yohana ubwe. Intego y'iki gitabo ni ukwerekana Yesu nk'Imana yigize umuntu. Birashoboka ko Yohana ari we wabaye hafi cyane ya Yesu kurusha abandi banditse ubutumwa bwiza. Urukundo yakundaga Yesu rurigaragaza cyane mu kuba ari we wenyine wari uhari mu kubambwa kwe. Aha kandi hagaragara urukundo nanone Yesu yamukundaga ubwo yamusabaga kwita kuri nyina. Yohana kandi yamenyekanye cyane nk'umwigishwa Yesu yakundaga. Iki gitabo kandi cyerekana Imana nk'Imana Data wa twese. Yohana kandi yerekanye ibitangaza 8 bya Yesu byose byerekana ubumana bwe. Ibyakozwe n'intumwa ni igitabo kivuga ku itorero rya mbere, naho ibitabo bisigaye hafi ya byose ni amabaruwa usibye ibyahishuwe. Ibyinshi kandi byanditswe na Pawulo, naho ibyahishuwe byandikwa na Yohana. Ibi birimo ubuhanuzi bwo kumeruka y'isi ndetse no kugaruka kwa Kristo. Murakoze cyane, reka mbasabe gukora subscribe ku Mubwiriza Online TV. Iki ni ikiganiro kizajya kibageraho buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse no ku wa gatanu, aho tuzajya tubazanira amateka agiye atandukanye yo muri Bibiliya. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha.